mu rugendo rutuganisha ku ikoreshwa rya Pi mu kwishyura serivisi no kugura ibicuruzwa bitandukanye full open mainnet, hari byinshi bibanza kubakwa kugira ngo tuzayigereho. Iyi projet imeze neza ifite application ashobora kugurirwamo cyangwa se gusangwamo serivisi, kandi hari n'aba merchant bashobora kwakira izi Pi coin. Muri rusange twabirebeye hamwe ko coin ntago igiba iremereye, ahubwo abayishoramo amafaranga twebwe tuyikoresha umunsi ku wundi nitwe dushobora kuyihindura iremereye. Urugero ruba rworoshye nuko wabifatira nko kuri Bitcoin, aho igihe cyose itarimo gushorwamo amafaranga imanuka ikagera ku bihumbi 50 by'idolari cyangwa se no munsi, ariko mu gihe abantu barimo bayishoramo amafaranga ikazamuka ikagera ku bihumbi 100 by'idolari muri rusange. Niyo mpamvu nyir'umushinga abaye afite projet ndende kandi ayifuriza ikintu cyiza, yita ku by'abanyamuryango bashobora kubona bakumva ntago bashaka gutandukana nawe. Muri rusange tugiye kurebera hamwe ibijyanye n'impinduka nshya zabaye muri Pi network, hanyuma usobanukirwe byinshi kurushaho. Pi kwa team igenda igira byinshi ikora, abanyamuryango bakabisobanukirwa cyangwa se niba nabisobanukirwe bitewe n'uburyo babinyujijemo. Muri rusange Pi network igira impinduka zitandukanye zerekeye ku mikoreshereze y'aya mafaranga, ariko cyane cyane ahabera impinduka nyinshi ni muri Pi App Studio. Pi App Studio rero ubu tuvugana yahinduye uburyo app creation ndetse na editor bishyurwamo. Muri rusange app creation ni uburyo nyine ushobora gukora application yawe nka Omenda n'izindi zitandukanye mwagiye mwumva nka Pay with P. Hanyuma editor ni uburyo ushobora kugenda ukagira utuntu wongeramo, uburyo bwa editing nyine ukagira utuntu wongeramo muri iyo application. Hanyuma kandi ushobora guhita wibaza uti se kuki Pi yahinduye iyi systeme, ese bisobanura ko gukora application muri Pi App Studio bigiye guhenda? Kuki se Pi ivuga cyane ku bijyanye na real utility na real user? Yisobanuriye umushinga wa Pi, kandi se izi mpinduka zishobora kugira uruhare rungana rute mu rugendo twese turimo nk'abapioneri rugana kuri open mainnet ndetse na ecosystem? Nibyo tugiye kurebera hamwe. Muri rusange reka turebere hamwe ahagana ubwo hari ku itariki ya 24 Kanama muri mwaka wa 2026 Pi App Studio yatangiye gukoresha uburyo bushya bwo kubara amafaranga yo gukora no guhindura application. Mbere creator cyangwa se wa wundi nyine ugiye kuyihanga, ugiye gukora application, mbere kuyirema yashoboraga kwishyura 0.25 bya Pi kugira ngo akore app, ndetse akanishyura 0.25 bya Pi mu gihe hari ibyo ashaka guhindura editing. Ariko ubu ngubu Pi network yavuze ko gukora application hifashishijwe AI powered service ndetse n'ibindi bishobora kuzamo inyuma ariko bishingiye ku bwenge buhangano bigira ikiguzi kiri hejuru cyane y'ayo mafaranga yishyuzwaga abapiyoniye. Akangaka kugira ngo tukaveho kumvishe, ubundi developer ukreya application ubatse Omenda na Pay with P n'izindi yasabwaga 0.25 bya Pi, ariko Core Team yabaga ifite andi yatanze kubera ko gukoresha AI powered service bigira ikiguzi kiri hejuru ya 0.25 bya Pi. Ni nayo mpamvu rero Pi yari imaze igihe kinini ishyiraho amafaranga kugira ngo ibyo ngibyo bibashe gukunda. Ni ukuvuga ko Pi network yashyiraga igice kinini cy'ikiguzi kugira ngo creators cyangwa se babandi bahanga application bazikora babashe kugera kuri App Studio ku giciro gitoya. None se system yahindutse gute? Pi yakoze iki muri rusange? Ubu igiciro gisanzwe cyo gukora cyangwa se guhindura app kizajya gishyirwa kuri research ya AI service yakoreshejwe. Ni ukuvuga ko ntabwo buri application izajya yishyura igiciro kimwe, bitewe n'ibyo ugiye guhanga application yagiye gukora cyangwa ibyo agiye guhindura azajya ahabwa facture ukwe, noneho yishyure ukwe. App isaba research
nyinshi ishobora kugira ikiguzi gitandukanye n'ikindi. Pi Network kandi yavuze ko itazongeraho markup ku kiguzi cya AI service iri gukoresha. Ariko nanone hari icyo ushobora guhita wibaza uti se kuva ubu ngubu application zose zigiye kujya zishyura amafaranga bitewe n'ibyo agiye gukora? Aba developer byanze bikunze iki kibazo bakibaza. Ntabwo ariko bavuze, ahubwo bavuze ko creators bafite application zifite really user na really utility bashobora gukomeza kubona subscription ku bijyanye n'imikoreshereze ya AI bishingikirije Pi Network. Ni ukuvuga ngo umuntu wari usanzwe afite application yamaze kwemerwa na Pi Network kwa team kayinomina yabaye nominated, hanyuma ikaba nyine yaragize byinshi camo, ntago azabazwa ayo mafaranga. Ufite abayikoresha banyabo ndetse na application ari ya nyayo itita ku giciro cya GCV cyane ngari kishyira imbere, iyo ngiyo izaba ifite amahirwe yo kudasabwa ayo mafaranga. Impamvu ibi bya GCV bikunda gukubita hasi ama application ku bazikora, hari igihe akigenderaho kubera ko abenshi mu bapiyoniye iryo jambo nyine baryizereramo, bizera ko Pi ishobora kuvunja ari ya mafaranga, hanyuma agakora application yishingikirije ibyo ngibyo byo kugira ngo akurure abantu, nyamara nta fact afite. Ubwo aba influencers iyo bayivuzeho Pi Network ikabona algorithm yayo iri kuzamuka, uko abantu bayistakingamo biri kwiyongera, biba bisaba ko bahita bayireba nyine bakayitaho bagasangana icya kintu cya GCV wakoresheje bakaguhagarika. Really users rero ushobora kutabasobanukirwa, ariko iyo bavuze ngo ni really user ni umuntu ushobora gukoresha application koko atari creator wayo gusa. Reka dufate urugero, wenda muzi ko hari aba developer benshi, mu developer koze application niye, noneho nawe ukunze imikorere ya application urayikoresheje. Kwa team ya creating application ya Pi ya mining, twebwe tumininga turi abayikoresha banyabo, ariko bakabapima bishingikirije kuri KYC cyangwa se know your customer. Abapiyoniye banyabo bamaze gukora KYC bamininga umunsi ku wundi badasiba ni real user. Naho babandi bakora uko bishakiye, uyu munsi akaba yafunguye account ejo nta yagifite, baba bavuga bati akora fake account. Hanyuma kandi urugero ushobora kuba wafata rworoshye, umuntu ufite application yo gucururizamo ibintu runaka, niba ari we wenyine uyifungura buri munsi, ibyo ntabwo bihagije kwerekana ko app ifite real user muri rusange. No kuvuga ngo umu developer aramutse akoze application twese tuyitabire, nta kintu na kimwe ashobora kugeraho kubijyanye n'ibyo kwa team isaba. Ariko niba hari abandi bapiyoniye bayikoresha bakayisura, bakayibonamo service ibafitiye, bakazibonamo izakamaro, icyo ni ikimenyetso cyuko app ifite abayikoresha banyabo cyangwa se real user. Pi yavuze ko eligibility kubijyanye no kubona subscription ku mikoreshereze ya AI atishyuye, abazajya babona abemerewe kubona ifatabuguzi ku mikoreshereze y'ubwenge buhangano ari babandi bazashimangira ko abantu babo babakoresha batandukanye n'umuntu wakoze application umwe. Ni ukuvuga ngo ni nkuko iyi project dukora ya Pi Network yaba ikiri mu maboko ya kwa team aribo bamininga, KYC zabo zitarenga iyo board ifata icyemezo, abo bantu nyine bicaye muri iyo office bagize umubare nyine munini ko team ifite wabakurikirana ibijyanye na project zabo, akaba ari bo babikora. Ariko mu gihe hajemo abantu bo muri Afrika, hakazamo abandi bo ku yindi migabane nko muri Europe n'ahandi hatandukanye hari abapiyoniye muri rusange, icyo gihe baba bamaze kwerekana ko nyiri umushinga siwe uyitabira gusa. None se bijyanye na real utility yo bavuga ko application igomba kuba ifite muri rusange kugira ngo nayo igabanyirizwe hashyirwemo nyine inyoroshyo,
byo bivuze iki? Utility bivuze ko ikintu gifite akamaro kandi kigakemura ikibazo cyangwa se kigatanga serivisi abantu bashobora gukoresha. Urugero, app yo kugura no kugurisha ibicuruzwa, app yo gutanga serivisi. Urugero dushobora guhita dufata nka utility ku muntu wese ushaka serivisi za leta muri rusange abagomba guca ku rubuga rwitwa Irembo. Irembo rero iba itanga serivisi ushobora gukenera kandi bikihuta. Iyo ni really utility kubera ko ni ikintu cyangwa se website ifite akamaro kandi igakemura ibibazo cyangwa se igatanga serivisi abantu bashobora gukenera cyangwa se gukoresha niba ari nk'ibikoresho itanga. Application kandi kabifasha izo business application y'imyidagaduro ikoreshwa n'abantu. Nibyo ko team igenda igarukaho bagira bati build something people actually use. No kuvuga ko ntugakore app gusa kugira ngo ibe iri muri ecosystem, ahubwo kora application abantu bashaka gukoresha. Bivuze ngo batangije intambara cyangwa se amarushanwa hagati y'aba developer muri rusange. Ibyo rero bigiye kuba byahagarikira abantu benshi bari bafite application zidafite abantu bazitabira cyangwa se bazijyamo. Izo ngizo zifite ibibazo. Niyo mpamvu Pi Network ndetse ihagarariwe na Pi Core team bagira bati ugomba gushaka application yorohereza abantu kandi inasurwa n'abantu kugira ngo babone serivisi muri rusange. Ese ubu aba creator bashobora guhita bemererwa kuba bakoresha ubundi buryo ubwo aribwo bwose bwo gutuma application zabo ziza imbere? Mu creator ashobora kutemererwa guhabwa icyo kiguzi bakwiyeho gito ubu, ariko ashobora kuzayemererwa nyuma niba application ye ikomeje gukurura abayikoresha banyabo kandi ikerekana utility. Bisobanura ko mu mikoreshereze yacu yizi application kuri application izajya iba yarasubiye inyuma cyangwa se itarabaye nominated, itaratoranijwe, nyuma nyirayo akaza kugira byinshi bisabwa yubahiriza, azajya ashyirwa kuri rwa rutonde rw'abagomba gushyirirwamo inyoroshyo. Hanyuma mu buryo bwo kurwanya akajagari k'ama application menshi, izi zajya zibura kuri urwo rutonde kandi n'igiciro cyazamutse cyo kugira ibyo beditingamo, ba nyirazo bazajya bazisiba. Bivuze ngo tugiye gusigarana ama application makeya. Batanze agasiro gato kavuga kati Pi izajya isubiramo eligibility hashingiwe ku makuru mashya y'abubaka. Batanga ibyo twavuga mu Cyongereza nk'amagambo yo kugenderwaho bagira bati build, improve, get use, create utility. Kandi ushobora kubisobanura mu Kinyarwanda ko bavuze bati ubaka, ushyire mu bikorwa, ubone abakugana banyabo, abakoresha application ya banyabo, kandi unatange ibifatika, utange ibintu nyine bishobora kugira ikintu bikemura muri societe. Noneho ibi bihuriye rero na Open Mainnet muri rusange. Pi Open Network ntabwo igomba kuba ahantu hari token gusa, ahubwo Pi Open Network yafunguye amarembo yo guhuza Pi n'amasoko yo hanze bidusunikira kuri Open Mainnet. Ecosystem ikomeye rero igomba kugira byinshi bishobora gutuma mu gihe Open Mainnet ifunguye habaho guhahirana. Ibyo ntitwabishobora tudafite application zemera gucuruza ibyo bicuruzwa, serivisi zishyurwa muri iryo faranga, payment zigendera kuri wallet address ya Pi, abayikoresha bemera kuyishyura business. Ubwo no kuvuga ngo ama business agiye atandukanye akemera gufata iyi Pi, aba developer nabo bakemera kuguma kugira ibyo bavugurura, ndetse hakazamo na utility. Iyo rero ibi byose bitangiye gukorana, token ishobora kugiraho ikoreshwa muri ecosystem. Ni nayo mpamvu App Studio ari imwe mu nzu zifite byinshi mu bishobora guhindura imikoreshereze ya Pi mu kubaka ama application agera ku bapiyoniye. Muri Pi App Studio bahakorera iki ku muntu tubanye bwa mbere? Pi App Studio
ni igikoresho gifasha abagiye gukora application kwihuza na artificial intelligence cyangwa se ubwenge buhangano. Yifashishwa mu bijyanye na generative AI, ituma abantu bashobora gukora no gutangaza imikoreshereze y'izo application zabo binyuze mu kwifashisha ubwenge buhangano, kandi hadasabwe ubuhanga buhambaye bwa coding busanzwe bumenyerewe kuri buri muntu wese ushaka kubaka application. Kandi Pi yari yatangiye no gushyiramo uburyo bwo gufasha aba creators cyangwa se bariya bazubaka kwinjiza Pi payment muri app zabo mu buryo bworoshye. Ibi bituma tuvuga ko Pi App Studio itanga byinshi bitandukanye twebwe dukeneye. Hanyuma kandi ishobora guhuriza hamwe ibijyanye na creator, app user, service payment ndetse na utility. Ikindi kandi turi kugana mu isi igiye kuyoborwa cyane cyane na AI ndetse na Web3. Uyu munsi gukora application bigenda byoroha kubera ubwenge buhangano AI. Umuntu ashobora kugira idea akifashisha ubwenge buhangano, hanyuma AI ikamuha coding tools akubaka icyo twita prompt cyangwa se application. Prompt ni amagambo uhereza AI ikaba yagukorera nk'ifoto, ikaba yagukorera n'ikindi kintu muri rusange. Ubwo no gukora ni application bisaba prompt. Pi nayo rero yatangaje ko creators cyangwa se abahanga application bakoresheje AI coding tools nka Codex, Claude, Lepiti n'izindi zitandukanye bashobora kuzana app zabo muri Pi App Studio bakongeramo Pi SDK ndetse na Pi Payment. Ibi birerekana impinduka ndetse n'ishyaka Pi Core team ifite mu gukorana n'abandi. AI ishobora gukoroshya kubaka application, ariko ikibazo gikurikira nyuma yuko iyi application imaze kujya hanze no kwibaza uti ni bande bazayikoresha. Aha niho rero ecosystem ishobora gutangirira kugira akamaro. Pi ishaka guhindura iki? Hanyuma iyo urebye izi mpinduka hamwe na message Pi yatanze, usanga hari byinshi bashaka guhindura birimo less spam ndetse na more utility. Ni ukuvuga ko hari uguteganya gutera inkunga buri creation ibayeho mu kubaka application. Pi ishaka kurushaho gufasha aba creator cyangwa se abubaka application yabo kugira byinshi bahindura. App igomba kuba ifite byinshi yujuje kugira ngo igire n'ibyikemura ku isoko muri rusange. Ibi ngibi tuzabikomereza hamwe mu kindi kiganiro turushaho kubategurira. Aya makuru twari turimo tusangira yasohotse ku itariki 24 Kanama muri uyu mwaka wa 2026, asohoka agenewe abapiyoniye bafite application muri rusange. No kuvuga ngo tugomba gutegereza izindi mpinduka Pi Core team ishobora gutangaza. Ari nako nawe tubwira muri comment, watubwira uti se wowe ubibona ute? Ubona Pi Core team ibi ngibi gushaka gukora hari impinduka bishobora kugira muri rusange, cyangwa se urabona ari ukudindiza abapiyoniye bya hato na hato? Uraza kutubwira igitekerezo cyawe muri comment, hanyuma dukomeze dusangire ibitekerezo. Ndagushimiye we twabanye muri iki kiganiro, wakoze cyane kutwumva. Imana ikurinde.